Manzi, reka mbanze managure neza icyo gicuba. Ariko simba nagisa neza Valentin. Reka wikwirushya ariko. Oya, reka njyanagure sha Manzi. Umva amata bagomba kugirirwa isuku. Aha, ntureba. Ndabona uri kumakeyada. Nari nzi ko bikorera Fisto gusa. Nundi wese nabikorerega kuko tuba dushaka ko abakiriya bacu bishimira service tubaha. Sha ahubwo ihangane Valentin bibaho kabisa. Nihangane se kubera iki Manzi? Nyine kubashiri wawe Fisto papa yaramukuje wakaza kakama. Ariko nta kibazo azabona nakandi. Ngo kandi shawe kubera wibereye mu masomo ntuzukuna akazi kabuze hanze. Ariko ndabyizeye Manzi, Fisto yiga mekanike ntazabura ibiraka rero. Ndaraho nibereye. Reka nigendere mbona umwanya wo kujya gusudira. Ahubwo singo zose uri bujyane mama turazibuka. Harya ni kwa apu ndahera mu ngo z'abaganga zose mbaha amata nkurikizeho. Ntabwo ari ngo z'abaganga zose Manzi, gusa harimo benshi. Akira aka gapapuro nakwandikiyeho amazina. Ewana Valentin uri umwana mwiza kabisa. Byari kunshanga nari kugenda mbungana ikidomoro cy'amata atariho. Manzi, ntabwo bavuga ikidomoro, ni igicuba. Kuko kandi papa yerere bimbwiye. Fashi yambaraje irimo wirikira nikorera. None se Manzi, ubu koko nturi buvunike kuba ugiye kugenda wikoreye ku mutwe? Wapi mwana njye mfite imbaraga. Ubwo njye nagiye kandi. Ese Gigi, yo, iyi ponseze wambwiye ko baguye ku kigo cy'urubyiruko ikora gute? Nurebe se ko ari akagozi bacomeka muri prise. Ko nacometse se bikaba byanze. Uraseze nitawe. Man, ubuziye cyatse ko cyagukata. Kandi uyu mukobwa azankorera ishyano. Rahira. Mana we, sinarimbizi pe. Nashaka kureba uko ikora gusa. Umva mbese, mereza hano utayica kandi ariyo nezo yo kuzamura umwuga wanjye w'ubusuderi. Man, ubuziye icometse. Heyo wibeshye ugakanda kano kana. Ai wawa, dore byari kukubaho. Ye baba we, burya mukora akazi kabashyira mu byago gutya. Naba nakangi ko mu rugo. Shawe, akazi kose mane ni akazi kagira ibyiza n'ingorane. Ngaho nyibwirira ibyo wapanze guteka rero nigire mu kazi. Nyine ubwo dufite ibishyimbo, ndagura umuceri, imboga n'indagara. Cyangwa buri muntu afata igira imwe, indagara nzihorere. Kani, uziko mane wifata nk'umwana wo mu bakire. Kubera iki se? Ubuzi ko kugura amagi abiri, urumva? Bitwara amafaranga aguze ibijumba byaduhaze ejo nimugoroba. Yego, ariko amagi afite akamaro karusha ibyo bijumba. Umva ye, ubwo se akantu urya nugiye n'ikintu wumva mu nda karuta isahane y'ibijumba. Nukuri da, ubwo se ko natekereza ko dushyiraho n'imbuto. Ngo ngweke? Imbuto n'ukuntu zihenda, ahubwo ntukazana imikino mu mafaranga ugura uturyo tw'abana. Ntabwo ari iby'abana gusa Gigi. Sinambwiye ko kurya indyo yuzuye bitagombera imyaka. None se ubwo akaba ariyo ndyo nyine washaka guteka? Ubwo wamaye konje nkaba ndibwirirwe hano, reka nze kubiteka urebe indyo ifitiye akamaro umubiri wawe mwana. Aha, ndaba ndeba iyo ndyo yuzuye ariko. Reka nigire mu kazi. Allo Fisto. Shava bite. Shanda gukumbuye nubwo nzi ko we ntacyo bikubwiye. Fisto, wivuga gutyo sha, nanjye ndagukumbuye. None se si wowe wabiteye? Nk'ubi ipozo washatse ko dufata mu rukundo, urabona utumariye ikiko. Ako Fisto, nawe ugomba kunyumva. Reka tubanze tugire ibyo dusobanukirwa. Ariko se ubu ni nk'iki tudasobanukiwe? Nge rero nabonye uburyo twiyumviye turi kumwe ntazi aho byatuganisha. Dukwiye kubyitondera pe. Ariko Valentin ibyo umuntu ashobora kubyirinda. Basi nibura tukabonana, sibyo? Fisto, koko wabyirinda? Ukuntu ari nawe ushaka ko tuvugana twegeranye, umfashe ikiganza. None ubona kudahura na rimwe aribyo bizabikemura. Wenda pose nirangira tuzaba twamenye uko tubyirinda cyangwa byaragabanutse. Nge bituma ngukumbura cyane. None se ubundi iyi pose izarangira ryari? Sha, ntabyo nanjye nzi pe. Ngewe rero nubwo nubarije icyemezo wafashe, sinkibonamo igisubizo mu rukundo rwacu pe. Valentin, ndimo kubona undushya, sinzi. Fisto. Allo? Fisto. Fisto. Class. Nizere ko buri wese yabonye mugenzi we bakorana iyi presentation. Sibyo? Yigisha. Ngaho rero mwe muyitegura neza babiri. Mukanya ninza ndayikota ku manota 10. Pardon teacher. Ndakumva Keve. Je mfite ikibazo. Ikihe? Ndagira ngo muminduriro tuza gukora na presentation. Kubera iki? Uwo mwamaye ntabyazi. Ibyo subishingiye ku Keve. Utere ko mutaranatangira no gukora. Mwangiza hamwe na Sine kandi amaze imyaka 2 atiga. Mwumva bitatuma ntsindwa. Umva mbese amafuti. Mukorane nyine musobanurire nuko mubyumva.
urumva mugire vuba chance hanga mwiteguye vuba kandi ese Keve kuba amaze imyaka 2 ntiga bivuze ko ibyo watwigishije ntabyumvise ku buryo presentation tutayikorana ariko ntukirarire Sine abandi babahaye abahanga none uri kuvuga waretse singa kubwira uko basi twakora ukumva nuko ntabyo wapi wana ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye buri wese present uko ubwo se niwe yamagara group yacu ni njyewe ugenda cyangwa ni wowe ariko wanditse Sine reka nicure urupapuro ndi gutegurira ahubwo wow Valentin kuje kundeba muri class yacu se ani nagushakaga sha ndabona uri gufata note ariko sha ugira umukono mwiza ibintu bya danje ariko ngahita numbwire umva sha nkubwire nakubeshye muri iyi minsi ndabihiwe pe ufite ikihe kibazo se shani uri inshuti yanjye nta kintu naguhisha nababaje Fisto ariko sinabishakaga ubwo se wamukoreye iki Valentin nyine urumva sha namusabye ko dufata pose mu rukundo atabishaka Valentin ngo pose kuri iki se ukeneye pose mu rukundo rwanyu sha nyine namubwiye ko twaba turetse kujya duhura kubera ibintu bidasanzwe byambagaho n'ibiki se ubwo Valentin ani uzi ko Fisto asigaye ankoraho nkumva sinzi ukuntu mbaye mu mubiri nkumva namuhobera nyine sha byanteye ubwoba none se ubona hari icyo bitwaye nyumvira nike n'ukuri si we wambwiye ngo umuntu atubonye yadushyekera ibindi nashakaga kwirinda ibyo byose nyine none se Valentin ibyo urukundo ugiye kubivamo oya sha Fisto ndamukunda numva twahora rero Valentin ibyo bintu nibyo kwitonderwa kuko mushobora kwisanga mwaryamanye none se ni abandi bakundana nabo bijya bibabaho ntabwo mbizi ariko birashoboka kuko ntimwaba ari mwe mwenyine bibayeho shani none se ubwo twabigenza gute koko sha Valentin ibyo bibazo sinabisubiza pe ndumva washaka umuntu wizeye akabigusobanurira akakugira inama ariko uzi ko ari byo iyo nama yawe niyo ahubwo urakoze iyi groupe ya Clementine na Jeremy rwose murabona ko presentation yabo ari nziza mwabibonye class gusa ubutaha muzongeramo akantu ka confidence wabonaga ko Jeremy wategwa rwose ngaho groupe ikurikiraho muza mu presente niko se Sine karame kuje urumva harya groupe yawe wari uri kumwe nande ni Keve twagombaga gukorana Keve niko Keve karame ko wakomeje ukicara ariko Sine twavuganye ko buri wese akora presentation ya teacher iki nta soni ibyo nibyo nababwiye gukora se oya mutubabarire Keve ngwino dukore Keve karame ntabwo wumva niko ushaka kwigira akagarara ariko se teacher murumva ko mutari kugira ngo mbone zero mu mpereza izo mpapuro mwembi mwakoreyeho nzakota ibyo mwanditse naho presentation nzabaha zero muhite munasohoka vite ariko teacher mumaye zero mwamumpemukiye nuko numvaga nabifite neza wabipfutse niko Sine wewe byumvuze ntabwo byumva kudasohoka rwose teacher mwambabariye ko ikosa atari ngeri ryaturutse oya soko nkoragewe iyo groupe ikoze ikosa mpana bayigize bose mbone nawe uri hanze vuba none se Gaju urabona nagusobanurira muri pose tukaba twize ariko mwiza nawe reka tugerageze twige duke erega Gaju kwiga utaruka nabyo si byiza humure buri ibyo kwa muganga byavuyeho mfite umwanya nzagusobanurira pe ahubwo se mwe kutambwiye indwara basanze urwaye sha Gaju mbabarire pe nari mfite isoni bikomeye isoni se ziki sha uziko muganga namaze kumusobanurira uko narwaye bikarangira ambwiye ngo ninkuremo ikariso njyame ku gitanda arebe ayiwe ubwo wabyifashe mute umva sha nabanje kumva ntabikora ariko nyine akomeza kumpumuriza ndemera ngo yasanze urwaye iki se sha ngo babyita infection ngo kandi umukobwa wese ashobora no kuyirwara mana we imana izabindinde oya sha wivuga gutyo uyirwaye uzatinyuka ujye kwa muganga muganga yampaye imiti kandi yambwiye ko mu minsi mike ngo bihita bikira nakubeshye ndwaye nk'umutwe nakwivuza nta kibazo ariko ibaze kujya kwa muganga kwivuza mu gapipi wapipe oya sha Gaju muganga yambwiye ko ari ibisanzwe ku bantu bita ku mubiri wabo
icyo waba warwaye cyose nta mpamvu yo kugira isoni zo kwivuza. Icyakora nanone gusa iyo udashika ubwoba ukabyihererana uba umeze uti. Sha nanjye nibyo ari byoroshye pe, ahubwo warakoze. Nasubije amaso inyuma nsanga iyo ataba wowe mba ntarivuje rwose. Guteze Nyine kuba Nick yaramenye ko ndwaye byatumye nivuza vuba, kandi nawe kumperekeza byanteye morale. None se kuki wimyoje mwe? Sha umbabariye kuba nari narakurakariye pe. Oya nta kibazo sha, ahubwo ndagushimira ko wambabariye. Sine nubwo ticha dusohoye hanze ndumva ntari bi umva ko kayaga we. Ariko Kevin niwe watumye badusora none uravuga. Ariko ntugakabye erega umuntu abakwiye no kuruhuka. Njye cyanzanye no kwiga si imikino Kevin, birambabaza ticha naduha 0. Yababo we dore ubwo directrice araje none aratwica. Reka nigende nagusanga hana akazi kawe. Niko Sine Karame. uriya ninde umbonye akirukira kuri toilette? Ni Kevin. Ushobora kumbwira icyo muri gukora hanze kandi abandi bari kwiga? Nuko bagize ticha yadusohoye. Nawe akakanya utangiye kunanira abarimu? Nta soni Sine? Mumbabare ntabwo nzongera directrice. Oya urantunguye rwose. Uzi ko najyaga ngira ngo uritonda. Ko mbikubwira ukarira se. Kugiye se? Sine? Sine? Uyu mukobwa ko ahise yirukara. Gigi, Yo, ramaze mu kajerekani kari ku muryango ukaraba maze uze turye. ariko ibi niki yatetse bagomba kurisha inokira cyangwa ndi ngoresha ikiyiko. Ariko ukaraba intoki ni ngombwa niba butari buzirishe. Okay. Mbasha mvuye mu kazi nzari nyishe koko. Wewe ngwino cye turye ariko wumva ukuntu nzi guteka. Akiri byahubwo uryoheka. Irasiya yawe witaka ari indyo yuzuye se. Ahubwo ngenda aho nituzuye. Indyo ze ntabwo bivuga igisane gipakiye Gigi. Ngenda aho nayo ducepe. Akondo bari no ryose mwana. Erega guteka mbimazemo igihe. Erega nta nubwo ari bike. Akiri ivoka nigi. Ewana, ndabona n'ibindi bikiza. Gusa muri amafaranga byavuye mani. Nagabanyije ingano y'umuceri n'ibishyimbo. Ngura amagi, avoka n'imboga. Umva. Shana imboga byaduhenda tu. None shana ndabona ari byiza. Iwe. Mwana ubwire. Ndaherukaga kurya kwigi. Kera nyacuruza. Kandi nabwo aiwe naryaga ari uko nabonye ryamenetse. Shaburi sinansobaneye ko ipura yuzuye y'ibiryo. Idakwiriye kubura ibitera imbaraga. Ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ubwo se kuri isahane byose birimo? Cyane Gigi. Uzi ko namenye ko nka kuri ujya mu bibango ukababara. Warya ibiryo birimo ibishyimbo bikagufasha. Hira. Cyangwa uri kunyifatirane. Aha. Wapi Gigi? Maze ngakuru ukora akazi k'ingufu. Ukure kujya wita ku mirire yawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Akoze mwana. Umva rero ngubwire. Kuva ubu ngubu. Urumva? Ngushinze igikoni. Mwiza ngwino hano nkubwire. Kevin kuki waje kwishano? Mwana directrice yaramfasha ariko ndamwemeje. Uzi ko Sine bamucakiye. Ni akazi kawe nyamara uri gukina mu bikomeye. Ticha se yavuze ngo icyo amaze kudusohora ahubwo. Yavuze ko abazero nyine. Ariko urumva arabatampemukiye koko? Atari amakosa yawe se. Ngiye birambabaza iyo witwara nabi ku ishuri. Nzakurega mu rugo. Undi agasobe nta makosa ukorara. Ayahise. Niba hari ayo uzi nawe uzandege. Ngwiki? Ubwo uzi ko mbivuze mu rugo batazakumanika. Ahubwo se nta makosa ko ari ibyaha. Ngwiki Kevin. Ibyaha bihengeye unziho. Ayiwe, reka nkwihorere wagize ngo sinabimenye yenda. Kevin ugomba kunsobanurira ibyo bintu urimo kuvuga. Ese kuki wari warabeshye ngo urwaye umutwe? Wari uzi ko ibyo urwaye bitazamenyekana uri? None se siwe nari ndwaye nyine. Mva mbese wabaye wararwaye indwara wanduriye mu mibonano mpuzabitsina. Ngwiki Kevin. Ibyo bintu wabikuye he? Uzi ukuntu byanteye isoni. Koko ugomba kumbwira wakubwiye ibyo bintu Kevin. Ninde?